Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Mateka TV aho tubagezaho urwungi rw'amakuru umunsi ku munsi nkuko bukeye ndetse nuko bwije. Uyu munsi rero twongeye kubagezaho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, aho noneho twanicumye tukisunika tukagera muri Congo Brazaville ahahuriye Perezida Paul Kagame, Perezida Yoweri Kaguta Museveni ndetse na Perezida Felix Tshisekedi Chilombo. Ahangaha niho tugiye gukomereza rero tubabwire uko ibintu byagenze, ariko mbere yuko dutangira turaza kubasaba kugira ngo nyaboneka amashimwe kuri Perezida Paul Kagame wemeye kwitabira ibi birori cyangwa se uyu muhango wo kurahira wabereye mu gihugu cya Brazaville, aho nyamara Perezida w'u Rwanda yahuriyeyo na Perezida wa Congo. Ibintu bitari byitezwe cyane kubona Perezida w'u Rwanda ndetse n'uwa Congo bahurira mu gihugu cya Brazaville, atari igihugu cy'imbaraga cyane wenda ngo cyabasha kubatabara aho bafatanira. Ese ku bantu bafite ibibazo ndetse bakomeje kugenda bibaza bati ese koko Perezida Paul Kagame na Perezida Tshisekedi guhurira mu gihugu nka kiriya kuki nta kufatana kwabayera? Ese bitwaje abasirikare babo byagenze bite? Iki ngiki nicyo tumaze ahangaha kugira ngo turebe ese niba Perezida Paul Kagame yaganiriye na Perezida Tshisekedi bavuganye iki, ese niba bataganiriyeho byatewe n'iki. Ese tutagiye rero kure cyane, reka nanone twongere tugaruke turebe ngo ese ni ukubera iki Perezida Tshisekedi yahuriyeho na Perezida Paul Kagame, ariko noneho uyu Perezida Evariste Ndayishimiye Perezida w'igihugu cy'u Burundi we akaba atabonetsemo. Ese Perezida w'u Burundi na Perezida w'u Rwanda bafitanye amakimbirane akomeye cyane ku buryo wenda Perezida Neva cyangwa se Perezida Ndayishimiye yaba yatinye kugaragara muri uyu muhango wo kurahira muri Brazaville kubera ko hari ariyo Perezida Paul Kagame. Ngira ngo mwumvishe amakuru y'ubushize uko byagenze ko Perezida Paul Kagame cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda ngo cyacanye umuriro udasanzwe ku Burundi ngo ndetse ngo kirasa ibirindiro aho istowa cyangwa se aho Uburundi bwabikaga ibikoresho n'intwaro zo gupanga ndetse ngo aho yari ifite gahunda yo gutera igihugu cy'u Rwanda. None kuri uyu munsi habaye umuhango wo kurahira mu gihugu cya Brazaville, aho uwo bita Denis, umuperezida umaze igihe kinini cyane ayobora Brazaville, aho yari arimo arahira manda ye nanone manda ye yo kuyobora iki gihugu cya Brazaville. Hakaba hagaragayemo Perezida wa Congo ndetse na Perezida w'u Rwanda, ariko Perezida w'u Burundi akaba yabuzemo. Turaza kureba impamvu niye kubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi atagaragayemo, ariko Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda ndetse na Perezida Felix Tshisekedi wa Congo akagaragarayo. Ese ibi bintu byari byiza bingana iki? Turaza kureba n'akavideo muri aya makuru yacu ukuntu abantu bari bishimye ndetse bari guhuza urugwiro muri uyu muhango wo kurahira. Hanyuma rero tutagiye kure, reka tubanze turebe ngo ese uyu Perezida wa Congo Brazaville udakunze kuvugwa cyane, ngira ngo abenshi ntago mwumva cyane mu bintu bijyanye n'ibinyamakuru, ariko kuri uyu munsi namuzanye ndavuga ngo reka tumuvugeho. Uyu rero ni Perezida uyoboye igihe kirekire gisaga hafi imyaka 30 ayobora igihugu cya Brazaville. Ni ukuvuga ngo yatangiye kuyobora iki gihugu mu mwaka w'1979 aza kuvaho yongera kugaruka nanone ku buyobozi bw'iki gihugu mu 1997. Kuva icyo gihe rero yarakomeje agera mu mwaka w'2000 ariho hanatangiye ibyitwa manda, aho umuyobozi ayobora igihe runaka hakongera akaba amatora, hakongera nanone hakaba igihe runaka hakongera hagatorwa undi cyangwa se bakongera bakamutora. Kuva icyo gihe rero cyo muri 2000 atorwa, yakomeje kugenda atsinda inshuro nyinshi zigiye zitandukanye. Manda yivaho ajya kwinda, avaho kwindi, ntago yigeze avaho kugerana n'ubu ngubu. Mu uyu mwaka wa 2026 uyu Perezida Denis aracyayoboye Brazaville. Ni umuperezida rero umwe wo gukomerwa amashyi muri iyi Afrika, uyoboye igihe kirekire kandi yabyitwayemo neza, cyane cyane ko adakunze kumvikanwa mu binyamakuru byinshi cyane bigiye bitandukanye. Kuri uyu munsi rero igihugu cye cyakoze igitangaza cyo guhuza Perezida w'u Rwanda ndetse n'uwa Congo hamwe na Perezida
w'igihugu cya Uganda. Reka twongere tubicemo rero. Perezida w'igihugu cy'u Rwanda afitanye amakimbirane adasanzwe n'igihugu cya Congo, iyi ngiyi Congo musanzwe mumenyereye RDC, ari cyo gihugu rero gifitanye amakimbirane n'u Rwanda. Ariko noneho impamvu turi kuza kugaruka ku gihugu cya Uganda nacyo tukajya tukivugaho, uyu perezida Yoweri Kaguta Museveni apretendinga cyangwa se yigaragaza nk'umuntu ushaka kugarura amahoro cyangwa se kuba umuhuza w'ibi bihugu byombi bifitanye amakimbirane, ndetse twongeyeho n'u Burundi nabwo agerageza kugira ngo abe yabihuza byombi. Niyo mpamvu nawe turi gukomeza tumugarukaho. Nyaboneka utavanaho urushinge, aya makuru turaza kugerageza kuba twayagira maremare kugira ngo musobanukirwe kandi mwakire amakuru y'urwunge nk'uko tuba twayabateguriye umunsi ku munsi. Ngiye muri kumwe nitwa Alex Mateka, nta handi duhurira ni kuri Mateka TV, aho tubagezaho urwunge rw'amakuru. Hanyuma rero reka tukivuga kuri uyu nguyu bita Yoweri Kaguta Museveni, perezida w'igihugu cya Uganda, ukomeje kugenda agerageza kuba yakunga, aho abantu benshi batangiye kumwita amazina ngo ni Trump wa Africa cyangwa se African Trump. Ngira ngo namwe murabyumva, aho nawe yari muri iki gikorwa cyo kurahira muri Brazille. Ahangaha rero niho bahuriye ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa kane mu 2026 nibwo uyu muhango wa taking the place cyangwa se wabaye. Umuhango rwose wakoze ibitangaza ndetse ibintu byari byiza cyane, aho bagaragaje ibyishimo ndetse abaturage ndetse n'ibindi bihugu by'ibituranyi byashimye ukuntu perezida w'u Rwanda ndetse na perezida wa Congo bagaragaje urukundo ndetse bagapretendinga kumerana neza by'agahe gatoya aho bahuriye muri Brazille. Nta numwe watonganye, nta numwe wateye ibipfunsi, nta numwe yavuze nabi kuri mugenzi we. Byagaragaje ko nyamara abantu bakuru abari bakuru, kuko rimwe na rimwe hari ibihugu bitakihanganira guhurira ahantu ngaho bakabiboneramo nka chance cyangwa se amahirwe yo kuba bakora amabara bakihorera cyangwa se bakarwana muri ako kanya nk'ako ngako, akavuga ati kuva muri aka kanya nta muntu byitayeho, reka tubigenze gutya, reka tubikore gutya. Ariko ibi bihugu byombi cyangwa se aba perezida bombi bitwaye neza cyane, bakora igikorwa kigaragaza urukundo n'umuco ndetse n'umutekano muri iki gihugu cya Brazil. Hanyuma rero uyu perezida Yoweri Kaguta Museveni ucecetse cyane ariko nawe uzi ubwenge, mu gihugu cya Uganda aho bakunda kwita ngo ni Mother of East Africa cyangwa se Mother of Africa, ngo ni mama wa Africa, dore ko ari igihugu kimaze igihe kinini nacyo kifite amahoro cyiturije nacyo, ariko nubwo kitorohewe, aho perezida Yoweri Kaguta Museveni nubwo abacecetse cyane, ariko umuhungu we Muhozi Kainerugaba ntabwo acecetse, ari very 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 tough. Nawe akomeje kugenda ahangana bidasanzwe, aho akomeje guhiga Bobi Wine ndetse n'abari mu ishyaka rya Bobi Wine, abafunga, abakubita, abatoteza. Nyamara nubwo abafana ba Bobi Wine bakomeje gutotezwa, bakubitwa, bagira gute, Bobi Wine we aba yibereyeho n'umutekano, yihungiye yagiye kure, aho akomeje kugenda acisha kuri TikTok ye, Instagram na Twitter, avuga ko yagiye guhura n'abayobozi bakomeye cyane cyangwa se supporters cyangwa se abamufasha kugira ngo bakomeze kubohora igihugu. Akomeza ashimangira ko ngo nta mahoro azaboneka muri Uganda mu gihe ngo bose bazaba badafite amahoro, mu gihe ngo azaba adahagurutse ngo avuge kandi n'abaturage babigire mu ruhare bagire icyo bavuga. Ariko anize kandi ikitonderwa, perezida Yoweri Kaguta Museveni ntabwo ari umuntu woroshye nubwo yerekana ko yoroshye. Reka rero twikomereze n'amakuru yacu yatuzanye ahangaha y'ibijyanye na Brazil. Mu gihugu cya Brazil aho habereyeho icyitwa kurahira, iyi ngiyi yari ukurahira kwe kw'inshuro ya 6, arahira ko agiye kuyobora igihugu cya Congo Brazil, igituranyi cya Congo Kinshasa, akaba ariko tubibara. Then hakaba habaye umuhango wo kurahira, umuhango washimishije ibihugu byose byabashije kuba byakurikirana ibi ngibi. Gusa habayemo challenge cyangwa se habayemo trick ibidasobanutse muri make, aho perezida Ndayishimiye atabashije kwitabira iki gikorwa kandi ari inshuti
y'igihugu cya Congo Kinshasa, byibuze akaba ataherekeje n'inshuti ye Felix Kirombo Tshisekedi. Abantu benshi bakomeje kwibaza ngo ese nuko yatinye perezida Paul Kagame kubera amakimiranye bafitanye muri iyi minsi. Nabyo birashoboka kandi urundi ruhande ntibishoboka. Niba nawe ariko bitekereza, nyaboneka andika muri comment ugira icyo bivugaho. Okay, reka dukomeze dushakisha, turaza kumenya neza n'impamvu yatumye perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi atagaragaye muri iyi nama yari yitabiriwe na perezida Felix Tshisekedi na Paul Kagame w'u Rwanda ndetse na Yoweri Kaguta Museveni. Murakoze cyane, reka dukomeze dukora research ndetse dushakisha tubone n'andi makuru agiye atandukanye. Nyaboneka ntibibagirwe gukora subscribe, ndabakunda cyane. Mbanagerageje gukora uko nshoboye kugira ngo mbagezeho ibyo nabashije kubona. Nyaboneka mukore subscribe, mu commenting munavuga uko mubitekereza ndetse nuko mubyumva kugira ngo tubashe kujyana umurongo ku wundi ndetse mugaragaza ubufatanye, munakora like. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Alex Mateka, tuhurira ahangaha kuri Mateka TV.